nta n'idini abanyarwanda twigeze ahubwo twe dufite umuryango umwe duhuriye mu mana ihambirira abantu mu rukundo mu bumwe mu busabane abega bahana bakono abagisira b'abazirankende abahondogo ababanda twese twubatse umuryango umwe undi twari tumeze nk'amareyo y'igare amareyo y'igare uburyo urayabona uko ameze buryo ire imwe ivuyemo ipine irapindama ntabwo igare ryagenda nuko n'imiryango migari y'abanyarwanda ari imeze mu bumwe yose izengurutse iriya pine iriya ringi umushinga wo kubaka u Rwanda araza ngo pine jyaha ringi jyaha reyo jyaha byose amarebe barasashwanyaguza igihugu gisigara ari umwirare kitagira bene cyo iyo mana rero y'amacakubiri idakunda ubumwe niyo batuzaniye kuko ndabyibuka buriya nitugerege tuzasoma ibaruwa ya Leopold wa kabiri yabandikiye ibyo byose byari birimo ibyo wenda reka tubirebe noneho kugeza n'umunsi wa none iyo uwo muco turabonye ko Imana bayizanye mu buryo butari bwo bazanye indi imitwarire yayo n'imigenzereze yayo ariko nibuka ko ari ikibwiza nigeze gukora cyuko udashobora kumenya kuba inshuti y'Imana mu gihe utazi imico y'Imana ugomba kumenya niba Imana igomba kuba inshuti yawe ugomba kubanza kumenya imico yayo ese Imana ikunda iki yanga iki ukanayimenya niba twumva yuko byaza bikunze umuntu akavuga atari ko urumva Imana gutya na gutya mu gihe utaramenya icyo bita characteristics cyangwa se imigenzereze n'imigirire y'iyo Mana ntabwo uzaba inshuti yayo kandi twumva yuko ni byiza ko abantu baba inshuti y'Imana kuko ntekereza yuko wamugana kugira ngo tuvaneho na cya kintu cyo kuvuga ngo iyo Mana iraje irabasya irabamesa irabarimbura n'umuriro w'ibihe byose wakiteka byose izabajugunya mu nyanja y'amazuku n'ibindi so ntekereza yuko n'agacuma k'umujinya ihora iciramo ijombi kucira ihekenyera ngo izari mu ruhande rumwe iyo ubonye uburyo bamwe Imana bayivugamo nkunda kumva cyane rimwe na rimwe anyway abahanuzi bahanura ibintu byinshi mpita mbona nk'Imana hari nk'akagabo k'akagome gafite ubwanwa bushogosheye gafite inkota koko gashaka kwiji cyangwa kenda kuruma nk'ijosi ry'umuntu hano ku gakana ni muri iyo context babivugaga niyo muri make ibyo batuzaniye uko isuko niko bayizanye mu gihe Imana y'u Rwanda yo ubundi Imana y'u Rwanda ikunda ikintu kimwe gusa ikunda umuntu yizirikana kwihimbaza kwizirikana harimo no kujya wibuka ukavuga uti ngiye kuyisetsa ega nta nubwo no kuyihimbaza ariko ndashaka umbwire Imana se kuyisetsa nge naje gusanga ari nko kujya guhimbaza oya uzareba hari indirimbo ba Pentecote bajya bagira ngo indirimbo zo gushimisha Imana zo gushimisha cyangwa zo guhimbaza oya hari zo bagira bitango zo guhimbaza Imana zo gushimisha hari zo kuramya no gushimisha Imana zirimo burya mu gitabo cyabo nizo rero guhimbaza Imana ihora ihimbawe kuko yaraturemye turi biremwa byayo ahubwo kuyishimisha ukayereka yuko uyizirikana ahubwo se kuyizirikana aho so tugomba gutangira amaturo n'ibyacumi ubihandariko aho so tugomba kwigerageresha imirimo kugira ngo nayo ivane kagungu mu butunzi bwacu tujye tunatekereza ibintu bimwe ubundi mu by'ukuri ari umubyeyi n'umwana ntidutanga igihe kinini ku kwita ku wundi uba abana bawe hari umwana uzazinduka ngo papa ngo mpikaramu ahubwo ubwo ngo mpa minerivare ahubwo ubwo ngo mpibiryo uzirikana uko bwije nuko n'ubu n'icyakuzanya hano kugira ngo ukore umuryango wawe uzanawurage ibyiza none se ni ubwawe umwana niwe uza kubikubwira ariko Bibiliya bitubwiye nanone tubwira niba twebwe turi abagoma abana b'abantu abana bacu bakaba dusaba umugati ntitubaha amabuye n'Imana yo mu ijuru ngira ngo irabivuga none se kuki noneho bageraho noneho bakivuguruza ntabwo Imana irya amafaranga ntabwo Imana irya amaturo nta n'ikintu dusaba ngo tugire icyo tuyikorera ahubwo nigira iki nyidukorera gusa icyo none se ukangubaza mu Mana yayo y'u Rwanda nta mirimo myiza Imana ashobora kwishimira wakora kuyishimira wakora icyambere no kubaho udahemuka kugira isaha n'igisana cyo rega ni iby'Imana isaba ni nk'iby'umubyeyi asaba umubyeyi asaba umwana kumwubaha kandi akubahiriza ingengabihe y'ubuzima bwe kwiga gutyo n'ibyo Imana isaba umuntu nta bindi kandi ibyo nibwo bimusaba ngo abyikorere ubwe ntabwo abikorera abandi nta nubwo abikorera Imana niwe ni umurongo automatically kugira ngo umuntu abashe kubaho azira umuze afite ubuzima buramye kandi ariho nk'ikiremwa cy'igihangange Imana ari mu ishusho yayo ubwo Imana igira inzika n'izigo aho n'itiku n'amacakubiri iyo tuvuyeyo undi muco bazanye mubi kugira ngo ni ikintu cyoroshye
ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu azabisesengure. Imana batuzaniye ni Imana izana urupfu, itura urupfu. none se niba koko Imana abantu barakoze icyaha, Adamu na Eva ikavuga iti kuko aba bantu bacumuye, aho kugira ngo bazagume mu byaha, sibyo, bakabaho gutya badapfa, reka noneho banapfe, no gupfa muzapfa. Imana ititeka iravuga iti murapfa. Rero urya umufilozofe witwa Salomo, umwami w'Abisirayeli, yigeze kuvuga ijambo rikomeye cyane ati umuntu ni nk'ururabo rumera rukaraba rugahunguka, ejo imbuto rwahungutse zikongera zikagira zite zikamera. Niko Imana yaremye umuntu. N'umuntu uvuka akabyara agapfa hakavuka abandi, nuko ngo niyo muvoma zigenda zikorwa, ngo nicyo kikwereka ko umuntu adapfa ahubwo ahoraho. Ibyo ni byo Abanyarwanda twemera. Ubu se akabazo k'amatsiko, iyo Mana uvuze y'urupfu, ko buri munsi tujya gushyingura rusoro ruhuzuye, sibyo, mbere yuko iyi Mana tubona yazanywe n'abavuga n'abamisiyoneri, iza ntimwapfaga. Reka wenda ubuse wambwira kirima rugwahari, reka nkwereke imyemerere y'Abanyarwanda kugira ngo wenda kugira ngo wumve umujyo mbiganishamo. Uruziga urarubona? Uruziga mu muteka n'umuco nyarwanda uvuga ibintu bigera muri 4 cyangwa 5. Icya mbere, uruziga ni umugozi w'intacika, bivuga ubumwe bw'Abanyarwanda. Icya kabiri, uruziga ntirugira itangiriro, ntirugira iherezo, bivuga ngo Umunyarwanda ntagira itangiriro, ntagira iherezo. Ni kimwe ariko uruziga rw'Abanyarwanda kimwe n'abakongo n'abandi bose n'ibindi. Ntabwo ndasoza. Noneho urabona uko uruziga rugira dogere 360, bishaka kuvuga ngo buri myaka 360 iyishize igisekuza cy'Abanyarwanda cyabayeho kirongera kikagaruka. Ushaka ngo nsanza rero mu 2024 yarariho mu 1700 ko Umunyarwanda abaho. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe tuvuga, hajya tubyita gute mu ndimi z'amahanga, ni reincarnation. Ni incarnation mu Rwanda rero ibaho, nuko ngo nicyo kibazo. Ariko si mu Rwanda gusa, n'ahandi hose niko bimeze. Ushobora kuvuga hari abemera icyo kintu, ukavuga uti umuntu ashobora kuza asa nk'undi mu bugiri bwe, mu mitekerereze ye no mu mitekerereze, ariko ntabwo ashobora kuba afite uturemangingo ndangasano tumwe. Ariko ntabwo ari cyo ubundi umuntu agizwe n'imitekerereze n'imigenzereze, filozofi. Ntabwo nshobora ko nk'umuka wari barebana nge nkaba mugufi, ariko imitekerereze nyizimbura kuri bo, icyo bishaka kuvuga. Ariko gupfa byo kuvuga mu buryo bufatika